Igihe wirebaga mu ndorerwamo mu gitondo wabonye ufite uruhu rumeze rute? Kugira ngo urusheho gusa neza mu maso, ushobora kuba washyize ibara ryiza rituje ku minwa yawe, cyangwa se ukaba wasize utuntu duke ku ruhu rwawe kugira ngo nabwo urusheho gusa neza. Ariko se byigeze bikubaho kumva ufite ipfunwe bitewe n'uruhu rwawe rwo mu maso? Icyo gihe wakoze iki? Abantu benshi bagira uburyo bugiye butandukanye bakoresha bita ku ruhu rwabo rwo mu maso. Hari abo bisaba imbaraga nyinshi ndetse n'ibikoresho byinshi kugira ngo bakunde babone uruhu rwabo rugaragara neza. Ariko hari n'abandi badashyiramo imbaraga habe na mba, ariko ugasanga basa neza rwose bafite uruhu rwiza mu maso. Waba usiga byinshi cyangwa bikeya ni uburenganzira bwawe. Akenshi dutekereza ko make-up ari ibintu bigezweho. Usanga hari amaduka menshi agiye atandukanye azicuruza kandi ziri ku biciro bigiye bitandukanye. Ariko se inshuti zanjye, mwigeze mwibaza ngo byatangiriye he? Kera, nimvuga kera wumve ko byari kera cyane koko. Nta ndorerwamo zari zihari, nta kamera, yewe nta na filter. Ariko nubwo byari bimeze bityo, abantu bari basanzwe bashaka ubwiza. Amateka ya make-up si inkuru y'ubwirasi. Ni inkuru y'ubumuntu, ni inkuru y'uko dukeneye kuvuga tudakoresheje amagambo. Kuva kera cyane, abantu bakoreshaga amabara n'amarangi kugira ngo babwire isi abo bari bo. Babikoreshaga berekana imbaraga zabo, bavugana n'Imana zabo, ndetse bakoreshaga make-up nk'uburinzi, bakumva bafite umutekano. Uyu munsi bwo dukoresha make-up kugira ngo twumve turi beza, dusa neza. Ariko ku bakurambere bacu bo byari birenze ibyo. Byari nk'ingabo ibarinda, byari isengesho. Byari uburyo bwo kuba mu itsinda ukaba ufite aho ubarizwa. Reka dusubire inyuma tujye kure cyane mu bihe bya kera, dukore urugendo rwo mu myaka ibihumbi. Turebe uko mu bihe bya kera cyane ubwo abantu basaga n'abari mu gihu, ukuntu ikintu gito cyasaga nk'icyoroheje ibara cyangwa se kara cyahinduye uburyo twibonamo kugeza na n'ubu. Tekereza igihugu gifite ubutaka busa nk'umuhondo, cyangwa se bwa butaka ukunze kubona ahantu haba ubutayu, hamwe haba hari izuba ricanye rimwe ritwika cyane. Reka twinjire muri Misiri ya kera mu myaka 100 ishize. Mu Misiri, make-up ntabwo yari iy'abagore gusa. Abantu bose barayisigaga, abakire, abakene, abagabo ndetse n'abagore. Kubera iki? Kubera ko mu Misiri ubwiza bwafatwaga nk'ubumana. Iyo wabaga ugaragara neza kandi ufite ubwiza, byasobanuraga ko uri hafi y'Imana. Igice kizwi cyane mu mateka ya make-up ya Misiri cyari koho. Yari ifu y'umukara bayishyiraga ku maso yabo bakoresheje agati gatoya. Ushobora kuba hari aho wigeze kubona amafoto cyangwa se amashusho y'umwamikazi Cleopatra wo mu Misiri. Ku maso ye habaga hasize make-up nyinshi cyane y'umukara. Ariko koho ntiyari iy'ubwiza gusa. Izuba ryo mu Misiri ryabaga rikaze cyane. Iyo fu rero y'umukara yarindaga amaso yabo kwangirika ku rumuri rukaze rw'izuba. Byari nk'indorerwamo cyangwa se rinete zirinda amaso ku zuba. Nanone kandi yatumaga nta dusimba twinjira mu maso, ndetse bikanabarinda n'indwara z'amaso. Byari umuti bikaba n'ubwiza icyarimwe. Hafi yo mu Misiri, ahahoze ari muri Mesopotamiya, ubu hitwa muri Iraki, abantu baho nabo bari abanyabwenge cyane. Nibo bantu ba mbere bakoresheje lipstick, imwe basiga ku munwa. Ariko ntiyari ikoze nk'uko iz'ubu zimeze. Basekuraga amabuye meza akanoga bakayagira ifu, iyo fu ivuyemo bakayishyira ku minwa kugira ngo ibengerane. Bikaba byari ikimenyetso cy'ubukire bukomeye. Kuri abo bantu ba kera, make-up yari nk'ikiraro. Cyari ikiraro gihuza isi y'abantu n'isi y'imyuka. Iyo babaga bisize make-up, bumvaga barinzwe kandi bafite imbaraga. Byari uguhuza umutima wabo n'izuba. Reka twambuke inyanja tujye mu Bugiriki muri iyo myaka ya kera. Ku Bagiriki ho byari bitandukanye cyane n'Abanyamisiri. Bakundaga ubwiza busanzwe, ubwiza karemano butagize ikindi buvanzemo. Bemeraga ko umubiri ufite ubwiza, umubiri utarwaye, umubiri muzima, ari cyo gisobanuro cy'ubwiza. Mu Bagiriki wakoreshaga make-up nyinshi cyane. Ukisiga make-up nyinshi, abantu batekerezaga ko uri umunyabinyoma.
bakundaga ubwiza bworoheje, bagakunda umuntu ari natirere nta kindi yivanzeho mu maso. Abagore bo mu Bugiriki bakoreshaga ubuki kugira ngo bagire uruhu rworoshye kandi ruhehereye rusa neza. Barangiza bakifashisha imbuto muri zo zagiragamo utubuto dutoya dutukura, bakazisekura, bamara kuzisekura bakazanika zikabyara ka pudre keza gatukura. Bagakoresha iyo pudre bagasiga ibara ritoya rituje ritukura ku matama yabo, ukabona byoroheje kandi bisa neza. Reka dukomeze n'i Roma. I Roma ahantu h'inyubako nini n'abantu bageze ku nzozi zabo. Ku Baroma make-up byari uburyo bwo kwerekana ko ukize, byari uburyo bwo kwerekana ingano y'amafaranga utunze. Abagore b'abakire b'Abaroma babaga bashaka uruhu rwererana cyane nk'urubura. Kubera iki? Kubera ko iyo wabaga ufite uruhu rwera rwagaragazaga ko uri umugore ukize utagomba gukora ku zuba, ko uri umugore w'umukire ufite umwanya wo kuruhuka no kwinezeza. Kugira ngo babigereho bakoreshaga ikintu cyitwa redi. Iyi redi yabaga ikozwe mu bintu biremerera uruhu byarangiza bikarwangiza, kuko muri yo yari yifitemo uburozi bwinshi cyane bwangiza uruhu. Ariko icyo gihe ntibari babizi, bayikoreshaga umunsi ku munsi, bakayisiga buri munsi. Mu ntangiriro yatumye barabaga basa neza, bagaragara neza, ariko buhoro buhoro yatangiye kubangiriza uruhu, ibatera ibibazo by'uburwayi bukabije. Urumva ibyo bintu bidatangaje? Mu myaka ibihumbi ishize abantu ntacyo byari batwaye kwisiga ibintu byangiza umubiri wabo gusa kugira ngo bagendane n'ibyari bigezweho icyo gihe. Mu binyejana byakurikiyeho make-up yageze i Burayi, ariko icyo gihe Kiliziya yari ifite imbaraga nyinshi cyane. Ku Banyaburayi icyo gihe icyo kintu cyababereye ikintu kigoye cyane. Abayobozi ba Kiliziya bavugaga ko kwisiga ari icyaha. Barizeraga bakavuga ko guhindura isura yawe byabaga ari ukubeshya Imana. Kubera ibyo byatumye abagore benshi bahagarika kwisiga make-up. Ariko nyuma, nk'uko indabyo zongera kwera nyuma y'igihe kirekire zikazana ururabo rwazo, haje kuza umucyo. Uwo mucyo wazanye igihe cy'ubuhanzi n'ubugeni, ubumenyi n'umuziki. Icyo gihe make-up irasakara, igaragara ahantu hose. Urugero ruzwi cyane ni umwamikazi Elizabeth wa mbere w'Ubwongereza, wari ufite ubwiza butangaje. Yari afite uruhu rwera cyane n'umusatsi utukura. Muri icyo gihe kandi abantu bari bagikoresha ya redi nubwo yari mbi. Bagakoresha na rouge yari itukura basigaga ku matama no ku minwa. Intego cyangwa ubwiza byari ukugaragara nk'igikinisho cyangwa igipupe cyari kiriho icyo gihe, cyari cyiza cyane, cyitwaga Porcelain Doll. Ariko byari bifite inkuru ibabaje cyane. Hejuru y'ubwo bwiza, uko kugaragara neza kuko wisize redi byangizaga uruhu, maze uruhu rukagira ibikomere n'ibisebe. Kugira ngo bahishe ibikomere n'inkovu zabyo, barushagaho kwisiga ifu nyinshi cyangwa se pudre nyinshi ya redi kugira ngo bahishe ibikomere bakomeze kugaragara neza. Byari ibintu biteye ubwoba cyane byo gushaka ubwiza butagerwaho, ubwiza udashobora kugumana. Mu myaka y'1700 mu gihe cya Georgian, icyo gihe bw'abantu bari basigaye bakunda ibintu byinshi cyane. Bakunda imisatsi minini myinshi ibyimbye ku mutwe, bakisiga pudre nyinshi ku maso ndetse no mu musatsi. Muri icyo gihe abagabo nabo bari basigaye bisiga make-up. Iyo byabaga ari igihe cy'ikirori cyangwa se igihe cyo kureba théâtre, ikinamico, umukire yabaga ashaka kubibona mu isura ye bitewe n'ingano ya make-up yisize. Ariko nyuma ibintu byaje guhinduka. Mu myaka y'1800 umwamikazi Victoria yabaye umuyobozi w'Ubwongereza. Yari umugore ukaze cyane kandi ugira igitsure. Yavuze ko make-up ari ibintu by'urukozasoni. Yavugaga ko make-up ari ibintu by'abakinnyi b'amafilimi cyangwa se ikinamico, abahanzi ndetse n'abagore batiyubashye. Hafi mu myaka 16 yakurikiyeho, make-up yaraciwe burundu muri sosiyete y'Abongereza. Iyo abagore babaga bashaka kugaragara neza, bakayisiga barihishaga. Icyo gihe ubwo make-up itari yemewe, hari abagore batashoboraga kugaragara mu bantu benshi batayisize. Babigenzaga bate? Barifataga bakikubita ku ruhu rwabo hano hafi n'amatama, bakahakubita ku buryo uruhu rubaye umutuku rwiretsemo amaraso. Barangiza bagafata iminwa yabo bakayirumagura, nayo ikirekamo amaraso,
ku buryo ubona umuntu asa nk'uwisize make-up ariko ntayiriho. Gusa gutyo kwibabaza gutyo byatumaga bumva bagaragara neza. Yagombaga kwitwara nk'umuntu utagize icyo yisiga ariko nanone usa neza. Iyi yari imyaka nk'umuntu yagombaga kugaragara mu bwiza bwe nta kindi avanzemo. Icyo gihe byerekanye ko imyenda ndetse n'amasura yasigagwamo make-up byari bimaze kurambira sosiyete cyangwa se abantu ku byagenderwagaho bavuga ko umuntu ari mwiza cyangwa se ari mubi. Twinjiye aho ibintu byaje gukomerera bigahinduka byose. Mu mwaka w'1900 ibintu byarahindutse. Ibintu bibiri byarabaye. Ikintu cya mbere cyabaye, inganda zatangiye gukora no gutegura make-up mu buryo bugezweho. Ibi byatumye make-up zitangira guta agaciro, zigurwa na buri wese, zitangira kuba ikintu cyoroheje. Ikindi kintu cyabayeho gikomeye, hajeho filime. Ibaze wicaye mu cyumba cyo kwerekaniramo filime cyangwa se théâtre cyuzuyemo umwijima. Mu mateka y'ikiremwamuntu ku nshuro yabo ya mbere, bagiye babonye ifoto y'isura nziza y'umugore mwiza cyane yuzuye screen nini yari ku gikuta imbere yabo. Amaso ye yasize make-up yijimye ku buryo amaso yarushagaho kugaragara kandi neza. Iminwa isize neza cyane ifite ishusho nk'iy'umutima. Uruhu rwo rubengerana rugaragara mu buryo butangaje. Aya mafoto y'ubwiza butagira uko busa bari ibyamamare by'abakinnyi b'amafilime. Abagore benshi muri icyo gihe aho aya mafilime yageraga hose bahitaga barahirira gusa n'abo bakinnyi b'amafilime babonye. Umugabo witwa Max Factor, izina rye ryaramenyekanye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bwa make-up. Yatangiye gukora no gutunganya make-up cyane cyane iz'abakinnyi b'amafilime. Bwa mbere mu mateka ya make-up yakoze foundation yatumaga uruhu runyerera kandi rukagaragara neza cyane cyane ku rumuri rw'amatara. Iyo foundation yabaga yoroshye, isukika ariko nanone ifashe. Mu myaka y'1920 hamenyekanye umukobwa wari uzwi ku izina rya Flapper Girl. Yari umukobwa ushaka ubwigenge, udatinya amategeko ya kera kandi akabaho mu buryo bushya bugezweho. Yabaga afite make-up zikomeye zigaragara cyane cyane ku maso, afite imisatsi migufiya, iminwa yabaga ifite ibara ritukura cyane. Imyambaro yakundaga kwambara yabaga yerekana bimwe mu bice by'umubiri we. Yari umukobwa wirekuye cyane. Kuri benshi make-up muri icyo gihe yahindutse bumwe mu buryo bwo kugaragaza ubwigenge, ukaba ushaka kuba we. Kuva icyo gihe make-up niyongeye gukorwaho yahindutse business mpuzamahanga. Ibigo by'ubucuruzi nka Maybelline, Revlon byayigejeje ku bantu bose. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, abantu bashakaga kongera kumva ko ari beza. Nyuma y'agahinda gakabije bari bavuyemo, haje igihe cya glamour, ubwiza buhebuje. Urugero rw'umugore wamenyekanye cyane nk'igisobanuro cy'ubwiza buhebuje muri icyo gihe yari Marilyn Monroe. Yari afite iminwa myiza itukura na eyelashes nini. Muri icyo gihe hadutse uburyo bushya bwo gusiga eyeliner ku maso bwiswe cat eyeliner. Wari umurongo wasigwaga ku maso ugasohoka ku mpera y'ijisho usa n'amaso y'injangwe. Ibi ngo byagaragazaga ubugore kurushaho. Make-up yahindutse igikoresho cyatumaga umugore agira ubwiza kandi akaba afite isuku. Ariko byageze mu mwaka w'1960 habaho icyo twakita nk'impinduramatwara mu rubyiruko. Abakiri bato b'icyo gihe bahakanye kugaragara nk'abashaje, haduka imvugo ivuga ko badashaka kugaragara nka ba nyina. Bashakaga kugaragara nk'abavuye ku wundi mubumbe. Bashakaga kugaragara mu buryo bwabo bwihariye. Batangiye gukoresha amabara agaragara cyane ku maso, yiganjemo ubururu, icyatsi n'umuhondo usa nk'ubengerana. Bagashyiraho na eyelashes nini. Mu mwaka w'1970 hajeho itsinda ry'abapanga. Ryari itsinda ry'abantu bakoresha make-up nk'ubwigomeke, baba bashaka kugaragara nk'abantu bateye ubwoba. Bakundaga gukoresha ibara ry'umukara cyane cyane ndetse n'amabara asa nk'ay'umukororombya agaragara. Impamvu y'ayo mabara yari yuko babaga bashaka kugaragaza ko ntacyo batinya kandi ko ntacyo bitayeho. Byagiye kugera muri iyi myaka make-up itakiri ubwiza gusa, yari indangamuntu, yarahindutse ururimi, ihinduka imvugo ikoreshwa n'abashaka kwigomeka. Yabaye igisobanuro cy'uwo uri we, aho uturuka, itsinda ubarizwamo n'abo ugendana nabo. Make-up yari isigaye ikoreshwa ubwira abantu uwo uri we nta jambo uvuze. Byaje kugera mu mwaka w'1990 no mu mwaka wa 2000 isi yarihuje cyane. Abantu
bari basigaye bamenya n'ubumenyi bw'ahandi, batangira kumenya ubwiza bw'abandi bwo mu bindi bihugu. Urugero twavuga ni nk'Abanyakoreya, Ababrezile ndetse n'Abahinde. Byari byoroshye kubona tutorial cyangwa se ibiganiro bigaragaza ubwiza bwo mu bindi bihugu. Ubu turi mu myaka aho interineti iyoboye. Dufite imbuga nkoranyambaga, ubu wabona videwo nyinshi zigisha abantu kwisiga make-up n'iby'ubwiza. Ubu ibintu byarushijeho kuba byiza cyane. Mu myaka yabanje, make-up yari ifite amategeko n'amabwiriza, nta bwisanzure buhari. Kugira ngo ugaragaze ubwiza mu myaka yo hambere, wagombaga kuba usa nk'umweru nk'urubura, nibwo bamenyaga ko uri umugore w'umukire ntaho uhurira n'izuba. Nanone benshi muri icyo gihe bumvaga ko make-up ikwiye gukoreshwa n'abagore gusa. Byari byinshi byagenderwagaho muri iyo myaka. Ariko uyu munsi ayo mategeko yakuweho, abantu b'amabara yose y'ubwoko bugiye butandukanye bishimira ubwiza bwabo. Abagabo nabo barisiga bagakoresha ibitekerezo byabo n'amarangamutima yabo mu kwerekana ibyo batekereza n'uko biyumva. Make-up yahindutse ubuhanzi n'ubugeni. Make-up ntikiri iyo gukoreshwa uhisha intege cyangwa inkovu z'uruhu rwawe, ahubwo yahindutse uburyo bwo kwishimira isura nshya. Twanyuze mu myaka myinshi y'amateka yaranze make-up, kuva kuri poudre y'umukara mu gihugu cyo muri Egypt kugeza kuri foundation yatanze ubwiza butangaje i Hollywood muri Amerika. Ni iki twasigarana? Twabashije gusobanukirwa ukuntu make-up yabaye indorerwamo y'amateka ku kiremwamuntu. Igihe hariho amategeko akakaye, make-up ntiyacitse, ahubwo yarahishwe. Igihe hariho ubwisanzure, make-up yahindutse umucyo. Kandi igihe abantu bari bafite ubwoba, bayikoreshaga nk'ingabo ibakingira. Abantu babaga bishimye bayikoreshaga nk'igisobanuro cy'umunezero. Ariko ikirenze byose kurushaho, ni uko waba wisize make-up nyinshi, nkeya cyangwa se nta n'iyo wisize, uburenganzira ni ubwawe. Isura yawe nicyo gisobanuro cy'ubwiza bwawe. Make-up ni igikoresho gusa bakoresha bisiga. Ntabwo ikugira mwiza, ahubwo ubusanzwe uri mwiza. Make-up igufasha gutuma abandi babona ubwiza bwari busanzwe muri wowe. Ikindi gihe nujya ubona twa ducupa dushyirwamo ama lipstick cyangwa se za rouge à lèvres y'amabara yo ku munwa, na tumwe mu ducupa twa foundation na poudre, jya wibuka imyaka myinshi ibihumbi ishize y'ikiremwamuntu yabayeho mbere yawe kuri make-up. Nawe wibare nk'umwe mu bagize uruhare kuri ayo mateka. Uhereye ku mwamikazi wa Egiputa Cleopatra, abagore b'Abaroma ndetse no ku basitari b'i Hollywood muri Amerika. Uri umwe mu batumye ayo mateka agikomeje kubaho kugeza n'ubu.